rimwe kabiri gatatu kane gatanu wabaye iki mu isura byagenze gute? Ukuvuga ngo iyi ni inkuru ndende. Nahiye ndi umwana mfite imyaka hafi 2 cya umutwe wose uko nta n'umusatsi nagiraga, niyo mpamvu ubona ngukunda. Nta musatsi nagiraga, no maso rero narahumye burundu. Abana barantinyaga bakanga kunyegera mu ishuri, baba bati uriya nitumwegera araturya. Namwe najya kumukosoza akambwa ategera hirya, geze urwo rusuri hirya inyuma yanjye. Abana ngiye nagiye muri Katari, nagiye muri Tunisia, no muri Egypt, no muri Korea. Mu biki? Muri taekwondo? Muri taekwondo. Uri mubi cyane? Nubundi mubi cyane byo pe. Reka nongere ngushimire kandi nizere ko ukomeje kugubwa neza. Nongeye kuguha ikaze wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro bya yawe TV umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. Nk'ibisanzwe nitwa EmmyII 2020. Ukimbona urabona ko ndi kuri stade Amahoro i Remera niho nicaye. Uyu munsi niyemeje kuganira n'aba sportif bagiye batandukanye muri rusange kugira ngo turebe ese sport ni iki, sport imaze iki, sport imaze iki ku buzima bw'abantu. Nk'ibisanzwe niba utarakanda subscribe kuri yawe TV ndagusaba kugira ngo uyikandeho ndetse ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. 2 in 1 ku bantu muri Kigali, 2 in 1 ku ba diaspora hano muri mugiye mutandukanye, 2 in 1 ku bantu muri Asia, America, Australia, Canada, Ububirigi ndetse n'Ubudage. Mwese ndabasuhuze kandi n'abari mu Bufaransa simbibagiwe, mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi hari abasore bamaze igihe kinini bambwira ngo urabona ngo hari abantu ngo tubona ngo kuri social media ngo bavuga ngo bakora siporo, ariko twebwe twiyemeje kuguhamagara turi muri siporo. Ndagira ngo nsabe cameraman wanjye yerekeze hari hepfo mu gihe nyikiri gukora introduction, babereke abo bantu tugiye kuganira abari bo. Ngenda banicaye hano ndi kogeza match tu. Yes, rero nkuko mubibona navuze ati ngereka ngiye gusura aba sportif bagiye batandukanye ndebe ibyo bakora. So rero murabona na abasore babiri ngo bakina umukino wa taekwondo. Navuze ati reka ngiye kuganira nabo, nta wamenya wenda babona bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse kandi nkuko mubireba. Ariko harimo ngo ufite ngo umusatsi witwa ngo hu ariko asha. Yes, reka rero mbegere tuganire numve kuntu gahunda zabo zimeze. Aba bantu ngo babonye umuntu witwa Rutambi, nimba bose bashaka cyakoza Rutambi gendura icyamamare, nimba bose bashaka kwigira kuri Rutambi. So rero ndagira ngo ndebe ese bimeze bite, ubundi dukomeze kuganira nabo ndetse twumve sport imaze iki, sport bayitangiye ryari, bose turaza kureba kuntu ibintu bimeze. Ako nanjye reka njye gukora sport. Yes, bimeze bite basa? Bimeze neza. Mumeze neza? Nta ribi? Nta ribi. Umuri muri sport? Ni mu kazi kose kabisa. Uri gukora babyita iki? Izi bazita push up z'agatuza. Izi zizana agatuza. Ariko apana ka gatuza k'ibyuma. Agatuza k'umusportif. K'umusportif? Ubuse nawe ufite agatuza? Kaba kayo n'ubare gato kaba gakomeye. Kameze gute? Kaba gakomeye cyane. Uraza kubyibonera. Bakwita gute, babita bande timu yanyu? Twese hamwe turi Ninja Boys. Ninja Boys? Yego. Izina rya Ninja muzi icyo bivuze man? Turakizi. Bivuze iki Ninja? Ninja Boys bivuze abantu bakora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bakora. Ibintu bitangaje. Ko Ninja iyo bavuze Ninja ni umuntu udasanzwe. Ukora ibidasanzwe nyine undi atashobora gukora. Reba mwo hariya muri kamera. Ubundi utubwire niba kimwe bwe mukora bitandukanye n'ibyo abandi bantu bakora. Ibyo dukora bitandukanye n'ibyo abandi bantu bakora. Dukora fitness. Nta byuma dukoresheje umubiri wacu ndetse n'ibiri hafi yacu byose. Buri kimwe cyose kirangaha hari ubutaka
yaba ari kiriya cyuma buri kimwe cyose nagikoreraho kandi ngakora nta kuvuga ngo ndi muri gym cyangwa ngo ndi kandi ukabona ko umubiri wanjye wakoze koko. Ako shabe ibintu muba mwikora nibiki ngo ninja wati Ninja boys. Ngiye ndashaka mukora utuntu ngiye nirebere sibyo twereke n'abafana mukora utuntu nyine tugiye dutandukanye kwa Ninja Boys ubu rutambaje ni yabakura amenyo akanirebere kuntu umugabo agiye gupfa. Utu tugabo turumye we mbego tugabo utu tugabo turumye yewe we mukora ijana ndababarira sibyo oya mureke dutangire sibyo tujye ndabara inshuro 100 murazikora murebe hariya muri kamera mukore mureba hariya oya ndabara 100 mwambwiye ko mukora umubiri ndabara 100 oya murakora zingahe nzibare 30 sawa umbwire nushyiraho kamera twagiye ngiye kubara sibyo ngiye kubara ndahera kuri rimwe mwinaganike ngiye kubara 1 2 3 4 5 6 7 8 Turago bazikora n'izina ry'Imana. Inyuma. Tutugabo turumye koko. Ese bro ubwo urya ibiryo bingana ute? Biterwa n'icyo wamenyereye. Biterwa n'akamenyero k'umuntu. Ndya bikeya. Kandi ngakora byinshi. murekera umudapfa byanze yes kugira ngo abantu badukurikiranye bamenye ngo ibi bintu muri gukora ni ibintu bwoko ki ngende ndashaka ko iki kiganiro tugiye gukora n'abantu bagikuramo isomo fata ka mikoro yawe n'uyu nguyu wenda turajya tuvugana ibi mumaze gukora bimaze iki ku mubiri w'umuntu ibi ngibi ikintu bimaze ibi tumaze gukora izo twabanje z'amaguru imbere na abdomino gusa zikora umubiri wose nubwo zishingiye ku nda zino z'inyuma ni umugongo twari turi gukora sibyo kuko urebeye inyuma nk'umuntu ari gukora nibwo wabona ko ari umugongo ari gukora kabisa apana imigongo yo guterura ibyuma sibyo yes rero nkuko mibona bamaze gukora siporo twari tugiye kuganira kugira ngo numve uko wari uri kunsobanurira zira mwari muri gukora nizi siporo twari turi gukora izo twabanjije zari izinda zari za packs izo twakurikijeho zari iz'umugongo umugongo cyane cyane ariko zikora ahantu hose ko ugomba kuzamuka ufite ukuguru gukomeye nuko nta kuntu nuko twambaye amapantaro umuntu yari kubereka n'ukuguru mukabona ntago twakura amabwo nuko umuntu kandi niyo kuzamuka
ukuguru ndabona ko utari kuzamuka ariko urebye ukuguru nako ukuntu kumeze urumva ni ukuguru kwakoze umwitozo ntabwo twe dukora body ngo tugiye kubyimba gusa wenda hari abantu bavuga ngo kuko ngo Rutambi ngo yabigaragarije ngo cyangwa ari we wabizanye ngo niyo mpamvu abantu mwese mukora siporo mwagiye mubigaragaza kubera iki mbere kose mutabigaragazaga twebwe twaje kwereka ibyacu ntabwo twaje kwerekana nk'ibya Rutambi kuko ibya Rutambi biriya ni ibyo guterura ibyuma nawe ubishaka Emmy nawe wahita ubyimba ejo warya ikinini cy'ingurube ugaterura icyuma icyumweru kimwe ukaruta Rutambi. Rutambi biro yaterura wabiterura no kuvuga ngo twebwe ntabwo tura biro nk'ibyo Rutambi aterura kuko twe ntabwo ari byizo sport dukora gymnastique isanzwe iri nomo nta kuvuga ngo nifashe icyuma cyo muri gym cyangwa se nifashe ikindi giki imyitozo yanjye imeze neza ku buryo nkamuko ko nakumira wanjye ari umiro wakoze kandi iyo mpagaze rwose tubibona ko uretse no uziko urumye fresh ndumye cyane kabisa ubu nuko nabaye para nkoreye ku maguru bahita birukanka se wayikuye ntabwo yakuramo ipara kuremo wowe nyine ihangane n'ubundi uyikuremo nta musiporo diko yarenga niko ushobora no kwibonera hano oraho wumve kugira ngo akaguru ushobora kugakwega ukabibona sibyo ushobora gukoraho ukabyumva urumva izo siporo tuzaneza mfone hindukira hari hindukira jewe ukabona reka akaguru karakomeye buriya mu buzima bwanjye niyo nawe siporo nanga buriya muri siporo zose zibaho niyo simbizi gusa nakoze nakunda umupira nkunda numva ko nakora siporo zinkomeza gusa nta kubanga umupira oya nakuriye muri acrobat so nago ibintu by'imipira nabikuriyemo nta nubwo mbizi kubera iki mwiyisaba ninja of course abaninja ni izina n'abantu baduhaye bitewe n'ibintu babonaga tugenda dukora ko bati bari abantu rwose bakwiriye kwitwa ninja natwe dufatira iryo zina kuko nkuko nabigusobanurira imbere ininja n'abantu bakora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bakora ikindi ngiye navuga ku ubuninja nyine twe twaye ibintu byinshi hari nk'abantu banzi nko muri Maître Nzovu nko mu Murinzi izo filime zose ntago nazigaragajemo ibyo aribyo byose role nakinnyemo ntago ari role zo kuvuga ngo nukuza ari wa muntu bashyizemo gusa gutya just ni wa muntu uba ufite role ikomeye agomba gukora kabisa niyo mpamvu wumva ngo umuninja ni umuntu ukora ibintu urumva akikaraga ukabibona nuko tutateye n'imigeri ngo mubibone cyadukore n'ibindi n'ibintu byinshi bitandukanye kabisa wajya kandi mpagaze aha ngaha kanivuga ku giti cyanjye iyo nshobora gukora nshobora gufata amaboko yanjye nkayahisha nkayahisha inyuma ku buryo ukamera ukajya ubona izi ntugu zonyine ngaho twagiye ibyo ni ibintu byoroshye cyane ndazamura gutya nyazane hano nyashyira inyuma yes wowe ibintu nshaka gukora ngiye nshaka kumurenza umugeri aka kanya turi hano ahagaza ameze gutya cyangwa ntago nagukubita kabisa urashaka ko gwemeza ntago byanze urabibonye ngaho ngera nawe subizaho y'amaboko turebe muyatwara gute nyatwara gutya no kuvuga ngo niba waziritsemo ipiyo ngahangaha wayashyize inyuma nayafata nkayazana hano imbere niba kwakunda bagura inyaramo rigafunguka nkabikora niba koko bishoboka bigahita bikunda ipiyo ngo narifungura ntawe urimfungiye ntawe urifunguye yes urabona ko nayahishe uri imbere hari ntabwo apfa kumenya ngo mfite amaboko cyangwa ntayo mfite yes nkubitemo nkazinga nkazenga ako urabona izi nda abo ba Rutambi uvuga hari umuntu wari wabona ufite inda zimeze gutya zimeze gute se simba oya uri kubona ari imiduri uri kubona do iya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane nuko box itari kumanuka urumva ubuzambwire abandi bantu muri Kigali bameze gutya ubu ngubu se uzi ko hano hashyiramo mikoro hagati wayishyiramo
urumva nayishyiramo gute igafata se oya ntago yafata ariko uri kubona ko uyu murongo uri hagati hajyamo mikoro harimo paseri ya mikoro sibyo se ubibona akase mwana wenda reka tuvugishe kuri ati ko muri kwiyemera Rutambi muramubona mumurusha umubiri no ntabwo twavuze ngo Rutambi tumurusha umubiri cyangwa tumurusha iki twavuze ko dukora bitandukanye n'ibya Rutambi ntabwo dukora ibihwanye n'ibya Rutambi Rutambi aterura ibyuma ntabwo dukora siporo twe turaba sportif nawe ni siporo nawe ni siporo gutera ibyuma ariko gutera ibyuma ntabwo ari sawa ugomba gukora siporo ugakoresha umubiri wawe nta kindi kintu uvuze ngo ukoresheje umubiri ukabibyuye umubiri ugakora ku buryo ubona ko umubiri wawe ukomeye wakoze kuko apana byo ngo natoreye icyuma oya kandi dusore ibiro biremereye dukora ibintu biri ku rugero rwacu sibyo kandi bikomeye ku buryo umuntu wese uhagaruka ukavuga ati uriya muntu yarakoze nyamara ugere tugiye gupezanya turashyiraho ikintu njye nawe dupezanye turebe koko nimba warateruye ntabwo nakubwiye ko nateruye turebe ko ufite imbaraga badusifurire shyiraho ikintu ibi bintu ntibinyice ubu tugiye gupezanya nawe sibyo ni gutya duteraho gutya buretse ariko nawe urabona ko mfite iboko ubwo ni gute ni gutya nyine urajyana hano njyana hano ubwo ninde uri bwogeze iyi match ni njyewe ubabarira kabisa twagiye rimwe kabiri gatatu kane oya dusubiremo utavuga ngo bakwize sinzi ukuntu numva ngemeze twagiye kuko ubu ngende okay ubu tugiye gupezanya njye nawe twagiye 1 2 3 4 5 muzamukane turebe muzamukane zamuka urabona ko byakunaniye none mwebwe ubwanyu rimwe mugiye akurumva ko nanjye ndimo wabyumvise sindimo ubu none wabyumvishe ubu noneho mwebwe ubwanyu nimwe mugiye gupezanya noneho turebe ko ibintu koko mukora mwamubizi cyangwa mama ari kunyiba ngiye kubabarira sibyo twagiye rimwe kabiri ibace abuza n'umwe upeza undi daga nanjye ndaguma gutya noneho twirebereye match aragutsinda cyakoze nawe ari kufa yes murapezanyije aragutsinda sasa ku bantu wenda badakora siporo ni igiki imaze iki mu mubiri w'umuntu siporo ikintu navuga imaze siporo izana ubuzima bwiza kandi siporo ni ikintu irakuyobora ariko reka nkubaze ikibazo wabaye iki mu isura byagenze gute ni ukuvuga ngo iyi ni inkuru ndende nahiye ndi umwana mfite imyaka hafi 2 yego nabwo wari uri gukina na siporo ntabwo yes abenshi bavuga ko nari gukina siporo nk'uko bivuze hari n'abandi bavuga ibirenze ibyo byawe hari n'abandi bavuga ibitandukanye n'iby'abandi mbese ngiye uje ukambaza ati ese wabaye iki mu maso nkubwiza ukuri ngo ati urabona njyewe narabaye iki kandi ati ndabona warahiye nkakubaza se wabonye wenda ugereranyije wenda narakoraga nk'iki ati bitewe na siporo ko ushobora kuba warakoze siporo ukagwa nko mu mavuta ashyushye cyangwa se ukayira gute ibintu nk'ibyo ngibyo iyo uvuze yo kugwa ngo nagwe mu mavuta ashyushye ndakubwira ati ubwo niko bimeze noneho nagwe mu mavuta ashyushye ubwo nuko undi no yambaza biterwa buri nagusobanura bitewe nuko wambajije nabigusobanura bitewe nuko wambajije ariko uko ushatse gufata ibintu nuko nanjye nkoreka ko ariko biri yego waguye mu mavuta ugwishamo isura ntago naguye mu mavuta nkuko nabivuze namaze kubivuga ko ariko ko mwese muvuga nahiye ndi umwana muto naguye mu mazi y'ubushera urabona kuri abateka ubusheri bumaze gushya bari bametse rero bagiye kumpambura ngo bampungishe umuriro w'inyuma afunguye imbere wari umetse bangize utemanuka gutya njye manuka muri yandi biri inyuma bishyushye biri inyuma niko nahiye umutwe wose uko nta n'umusatsi nagiraga niyo mpamvu ubona ngukunda nta musatsi nagiraga
no maso rero narahumye burundu ya nuko nagiye hanze nkitabwaho nkavurwa nk'ubwo buryo nza gukira ariko ikintu cya mbere ngewe numva nshima kandi cyane ni siporo kuko nizo zatumye abantu banyiyumvamo cyane ko isura nari mfite yari ikanganye mbona nta kindi kizatuma abantu banyiyumvamo mbona ko ari siporo niho natangiye kujya nkora siporo abantu bakambaza ati se birani bicyo wakoze gutya na gutya nkora ibintu bitangaje kugira ngo abana banyegere kuko abana barantinyaga bakanga kunyegera mu ishuri baba bati uriya nitumwegera araturya namwe najya kumukosoza akambwa ati gera hirya geze urwo rusuri hirya inyuma yanjye nkamukosora turi harimo metero umugani ubu ngubu harimo metero nuko rero icyatumye numva ko mbese abana banyiyumvamo njye numvishe ko nta kindi ngomba gukora ari siporo ngakora ibintu bitandukanye n'ibyo bakora none bakaza bansanga kandi kuko niko nabikoze Imana iramfasha birakunda abana bakanyigira bakamase biro wabikoze ute nkabasobanura ati bikorwa gutya kandi nanjye ndase nabaga mbizi ngo ndi gukora iki ni mu bwo buryo abana batangira kunyumvamo n'abarimu nabo banyumva baravuga ati uriya muntu ukora siporo gutya na gutya nzamukira nkunda siporo ubu ngubu ndizera ni ibyana bivuga ati uyu musore akora siporo barareba amatuza akavuga ati ntari yego birashoboka ko baba bavuga gutyo cyane cyane barabivuga pe bitewe n'imyitozo mba nakoze cyangwa se abantu bambona ku ma Facebook abantu bambona hehe nuko nguko bavuga yes ndakeka mugenzi wanjye yaragize amahirwe yo gusohoka yakubwira nta kibazo wagiye nanjye nagiye muri Qatar nagiye muri Tunisia no muri Egypt no muri Korea mu biki muri taekwondo muri taekwondo uri mubi cyane nubundi mubi cyane byo pe nkuko ubibona so ibona ko ndi mubi cyane funga ingome turebe ni gutya aha wabaye iki ahangaha ubundi nigeze gukora impanuka naturutse muri etaje nyine ndagwa ko hano harimo inkovu naturutse namanutse muri etaje y'amagorofa 2 ngo hasi twari turi kwiruka n'ubundi tukiri abana pole sana abantu rero barababonye n'igiki mwasaba wenda sinzi nimba ari ikintu mushaka gusaba abantu ni ikintu twasaba twebwe nka Ninja Boys dufite ibikorwa byinshi kandi turacyakora ni nkaho tugitangira ushobora kutubona uyu munsi muri ibi byumweru bya mbere cyangwa muri aya mezi ariko mu kundi kwezi ushobora kubona byarahindutse wenda umubiri wariyongereye cyangwa byagenze gute ni ikintu twasaba badukurikirana cyangwa bashaka kudufasha tuba dukeneye ibikoresho twigiraho nka siporo wenda muri acrobacy hari ibintu byinshi biba bikenewe kandi nta bushobozi dufite twabikora ikindi twashaka kuzakora filime yacu njye na mugenzi wanjye ariko nyine ya filime iri special abanyarwanda atari biri abasanzwe bazi kuko nka filime zo mu Rwanda nazikinnyemo kandi zimwe muri zo zirenze ako hari ibindi nanjye hari urundi rwego mbona bishobora kugerwaho rero ubaye wifuza kudufasha ushobora gukoresha phone number yacu 0788 72 661 59 kadufasha bakabafasha nababwira bibuke gukora subscribe kuri yawe TV kabisa yawe ni ya mbere none mwahuye gute nukuvuga ngo kamwunganire twahujwe na siporo nkuko twabivuze twahuje na siporo buri umwe akabona ko hari icyo yafite yakwigira kuri mugenzi we umusportif nyakuri n'umusportif wemera ko arushwa cyangwa se ari byo ataramenya kuko nta umusportif umenya byose nkuko uriya nawe atari ibyuma natwe tukadukora ibyacu kandi twakabona ubona ko umubiri wacu natwe bigaragara ko wakoze ntabwo ari kuvuga ngo natwe twakoze ariko dutari ibyuma ntabwo umubiri wacu wakoze ariko dutari ibyuma so si n'imikino dukina gusa nkanjye nkina skate iriya mikino yo gutwara inkweto z'amapine urwego ndiho nshobora kuba nasimbuka imodoka ariko ibi byose biterwa n'ibikoresho mfite niyo mpamvu nkubwira ngo nakora byinshi mfite ibikoresho rero mwakoze kuganira n'abakunzi ba yawe TV ndetse kandi nanjye ndabashimira kandi babwira ngo mukomereze aho mwirinde ibiyobyabwenge nibyo cyane ibiyobyabwenge kandi mwigishe n'abandi mujye mubikoresha bibagirira ntago cyane ntago hamwe ibiyobyabwenge gukora nk'ibyo dukora kuko ibintu dukora birakomeye biri hard cyane ntago dukora ibintu byoroheje buri wese yapfa gukora uko izi mbaraga ntago wazibona uramutse uri umuntu nk'ibiyobyabwenge nk'umuhange kuva mvutse wenda isura yanjye ishobora kuba yagaragaza
ko nanyweye inzoga nagize gute ariko kuva mvutse ndinze ngana gutya ku myaka 23 mfite ntago nzi ngo inzoga ni iki nta na rukoro ngira mu mubiri wanjye. Yes, murakoze cyane mwese, reka mbashimira abantu bari mwadukurikiranye. Siporo ni ingenzi mu mubiri, ubwo niyo yindi domaine ninjiyemo. Imana ibahe umugisha.